kugucura
Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro cyacu duhuje imitima kuri uyu munsi wa kane tariki 11 z'ukwa 11 2021 twongeye kunezezwa no kuza kubaganiriza ku kiganiro cyacu aho twerekana amateka y'u Rwanda ahura n'ibyanditswe bitagatifu. Mu biganiro biherutse twabanyuriyemo ingingo zinyuranye ku birebana n'amakosa yagiye aba mu kudakurikiza ubutumwa abantu bahawe kugira ngo u Rwanda rwikure mu bibazo rwarimo ndetse rukinarimo kugeza iki gihe. Ariko mbere yo kurondora ibyo byose reka mbanze mbasuhuze mugenzi wanjye Zefani Byiringiro kandi nawe muhakanya abasuhuze. Zefani wiriwe neza? Mukomera cyane madamu Nera, niriwe kandi nizeye ko nawe umeze neza. Nanjye ndaho rwose. Ubwo nagushuhuje kandi hanyuma ngasuhuza n'abandi bose badukurikira cyangwa se bazadukurikira igihe bazashakira kutwumvira. Nibyo koko wavuze yuko twaganiriye ku byerekeye amateka y'u Rwanda. Mu by'ukuri ndibuze kubibutsa kugeza aho turimo aho u Rwanda rugeze uyu ngubu, hanyuma turebe nyuma yaho ese iyi nzira turimo izatugezaho abanyarwanda bifuzaga kugera, itazatugeza se bizagenda bite? Yego ngusubije ijambo wari warimpaye kugira ngo nsuhuze abantu, ngusuhuze nawe kandi twumve niba tumeze neza. Ubwo madamu Nera ndagushubije mikoro. Urakoze cyane. Nibyo koko twaganiriye, tumaze gukora ibiganiro umubare simuzi ariko ukwezi kwa 10 kose twaraganiriye ndetse no kugeza mu minsi 2 ishize hari ikindi kiganiro twakoze. Twarebye u Rwanda amateka yarwo, tureba uko rwabayeho, uko rwatangiriye, hakaba twarasanze ko hari amateka ataravuzwe, hakaba n'andi yabeshywe. Biza kugaragara ko rimwe na rimwe bitaratangajwe byakozwe ku bushake. Tuza kubona ko bifite ingaruka cyane ku mibereho y'abaturage y'abanyarwanda, kuri avenir y'u Rwanda ndetse no ku myemerere yacu nk'abakristo, kubera ko twitandukanyije n'Imana bikatugiraho ingaruka nyine kandi bikaba bigikomeza. Twavuze ku by'amabonekerwa n'ubutumwa bwatanzwemo, tuza gusanga ndetse twanaganiriye no ku buryo ubutegetsi bwagiye bubaho mu buryo bw'amanyanga. Ariho twabonaga ko abanyiginya mu by'ukuri batategetse kugeza ubwami buhagaze, ko ahubwo ingoma yabo yatwawe kera ariko abayitwaye bagakomeza kuyitirira. Ibyo bikaba bisa n'ibyo tubamo muri iki gihe, aho abantu babeshya bakigira abo batari bo, bakagendera kuri slogan zidafite aho zihuriye n'ibyo bakora, ariko bikanga bikagaragara. Uyu munsi rero aho tugeze tubona ko birebana n'imitegekere mu Rwanda ibyo byose byagize ingaruka, bimaze kwigaragaza ntibikiri ibanga. Byabaye ngombwa rero ko tubiganiraho kugira ngo abantu babibone. None uyu munsi turaza kureba noneho ubutegetsi byifashe bite mu Rwanda. Ese ubutegetsi bundi bwiza ni ubuhe? Ubutegetsi bugomba kujyaho bute?
ese aho tugana nk'uko umaze kubivuga aho tugana haba ari heza ese ibigomba gukorwa birakorwa mu by'ukuri ni aho ngaho rero turi bushingire tutangira ikiganiro dusa n'abahinduye gatoya tuvuye nyine mu byo twabanje byerekana agasuzuguro kabayeho mu gusuzugura Imana noneho tukareba concrètement ubu byifashe bite turagana he ese byapfiriye hehe ubwo ndumva nagusubiza ijambo noneho ukinjira mu kiganiro tugakomeza urakoze urakoze madamu Niraku kuri iyo resume ariko iyo uvuga uti byapfiriye hehe umwana umuntu yavuga se nk'umwana iyo yapfiriye mu iterura noneho agasaza wakwibaza ngo yapfuye byagenze bite nagira ngo udusomere mu gitabo cy'itangiriro igice cya ndakeka ari 18 umurongo se wahera nushaka uhere ku wa 18 ugeze ku wa 19 ndakeka ari aho ngaho aho bereka aho Imana ivuga icyo yatoreye Aburahamu icyo Aburahamu agomba gukora kugira ngo Imana n'igikorwa izatange izahe ya paradizo ku isi abana be ushobora kugisomera madamu niba wahabonye yego nahabonye donc Imana imenyesha ko Sara azabyara Imana yangira kubonekera Aburahamu ku biti by'imishishi bya mambure point Aburahamu yari yiyicariye ku muryango w'ihema rye igihe cy'icyokere cyo ku manywa y'ihangu ngo yubura amaso abona abagabo 3 bamuhagaze imbere ababonye ava aho yari yicaye ku butaka aravuga ati shobuja niba ngize ubutoni mu maso yawe ntuce ku mugaragu wawe nibaza n'utuzi mwoga ibirenge muruhukire munsi y'iki giti mbazanire n'igisate cy'umugati musame agatima mbere yo gukomeza urugendo ubwo mwanyuze hafi y'umugaragu wanyu baramubwira bati kora uko ubivuze Aburahamu yihutagana ihema asanga Sara aramubwira ati gira bwangu uretse gato uri ku murongo wa kangaho wambwiye 18 umurongo wa 19 19 nahereye afite kuri rimwe oya 19 donc ni 18 umurongo wa 19 unushaka utangire kwa 18 ariko tugusha ku 19 18 kandi Aburahamu azaba umuryango munini unakomeye maze amahanga yose y'isi akazamuherwamo umugisha koko rero naramutoye kugira ngo azatoze abana be n'abo mu nzu ye kuzakomeza inzira y'Uhoraho bakurikiza ubutabera n'ubutungane amaze gusaza bityo Uhoraho azabone kurangiriza Aburahamu icyo yamusezeranije okay kwebwe ushatse wavuga uti abantu bariho ku isi bose baturuka kuri Aburahamu kuko umubare yavuze yuko ni mu gihe yabonekeraga Yakobo
ambwira ko azagira umuryango, azagira abana bamuturukaho barengeza umusenyi wo ku nyanja. Noneho rero Aburahamu yamusabye kuzigisha abana n'abaturukaho inzira y'Imana. Noneho bakazajya baca imanza zitabera, bakagendera mu nzira igororotse. Noneho Imana ikazabona kubaha ya promesse yabahereje, ya sezerano yabahaye. Ni ukuvuga ngo kuva Imana yabibwira Aburahamu, isi mukaba muzi uko imeze ubu ngubu, mukaba mubona turimo turavuga tuti dore bya bindi byanditswe byinshi birimo birakorerwa muri iki gihugu cyacu. Mukaba muzi igihugu cyacu ko kiyobowe, mukaba muzi ko nta bucamanza, nta butabera bubaho mu Rwanda. Inzira igororotse, inzira y'Imana yo, hari Imana igihumbi mu gihugu kandi Imana ari imwe. Ni ukuvuga ngo ya nzira ya ntungane Imana yatoye yashyize kubera kwizera kwe n'iki, turi kure yayo nubwo twakwirata. Kandi iyo twataye inzira y'Imana, amaherezo ni ayahe? Mwibuke yuko yari yabwiye Aburahamu, hari aho ayimubwira hari ati abana bawe bazamara imyaka 400 bari abagerero, nzabakurayo nibashobora bazajya. None Imana iza kubavana muri Egiputa bahamaze ya myaka 400 kuburetwa, ibajyana he? Hari abantu bajya bumva ibintu bavuga ngo Imana ngo ntishobora kwica abantu, ngo ntishobora kugira gute. Nyamara Sodoma yabayeho, Gomora barayizi, nyamara Nowa yabaje inkuge murabizi, bari bariho uko byabagendekeye. Hanyuma mwibuke n'ubwo bwoko bwe bw'Imana ibuvanye muri Egiputa, yabajyanye he? Yabajyanye mu gihugu gituwe cyuzuye abantu. Ba bantu byabagendekeye bite? Byagenze bite? Abo basanze, Abayisiraheli basanze Kanani, byabagendekeye bite? Yarabarimbuye. Ese wibwira ko wowe yakurindira ngo wowe uzajya hari uko ibyo ushaka kugira guteza, wibwira yuko itazakugera? Ariko nubwo Isirayeli yari yabashyize hariya bakidedebya bakagira gute, bakumva barabonye igihugu cyabo, baragize gute, bakoze nka bya bindi bakoraga kera, bakoze nka bya bindi bya irabirukana muri cya gihugu bavanamo. Bigenda noneho iza kuvuga, kuko n'Imana iravuga itari ko iza kubonekera Daniel. Twarahasomye ubushize cyangwa mbere yaho. Imana imwe ubwoko bwawe mbahaye, nzabaha imyaka 47. Ibyo biri muri Daniel igice cya 9 umurongo wa 24. Guhera ku murongo wa 25 kugeza ku 27 iravuga ibyo bazakora muri icyo gihe bazaba babonye muri iyo myaka bazaba bahawe. Ubwo bwoko bwa Isirayeli Imana yavuze ko ihaye Daniel iyo myaka 77. Ubwo bwoko ntabwo bigeze, ntaho bigeze bavuga yuko bwongeye kuboneka.
bigeze babivuga. Ariko abanyamadini babonye amateka y'u Rwanda, amateka y'u Rwanda arabivuga, biranditse, barabyanditse, barabifite, barabizi, bazi ko u Rwanda mu mateka yarwo uwo Rudahigwa atura Kristo, atura u Rwanda Kristo umwami, yaramuvuze, yavuze ati ni wowe wakoze u Rwanda. Yarabivuze. Mu gukora u Rwanda ibintu biteganijwe, byahanuwe, biri muri mu buhanuzi bwa Ezekiyeli, uri mu buhanuzi bwa Yeremiya, ndakeka na Izayi. Abo bariya bahanuzi ba nyuma bose barabivuze. Mu gufatanya Nduga na Ndorwa bakabigira igihugu kimwe, harimo ayo masezerano yari twarabivuze, ni ukubisubiramo. Ayo masezerano yari yarahawe Isirayeli ko izongera igasubirana. Ariko hari ntuza n'ikindi kibazo cyariho, abayisirayeli ba ruguru bari barahanwe kutazagira umwami igihe cyose, donc igihe hazamara igihe nta mwami bagira, donc bari barabujijwe kuzagira. N'aba bagiraga babitaga abahinza, babitaga abaki, kubera ko bakize bagize gutari ko nta organisation ishyiraho ubwami yari yarabujijwe. Byanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Hosea ya 3 ku murongo wa 4, Hosea 3 ku murongo wa 4, ko nta kibazo, nta organisation ya ntuze zagira. Ariko icyo gihe niho hari Ndorwa. Irya Ndorwa yaje iturutse burya ni representatif y'aba Isirayeli ba ruguru ba kera. Baje mu Rwanda, baba Isirayeli, baba abanyendurwa, Isirayeli inshya y'ubu ngubu. Noneho ibahuza niyo hepfo ya Nyabarongo. Noneho Imana ibaha ubwami, ibaha ubwami. Ndashaka ahangaha kugira ngo mwumve ikinyoma shitani yazanye mu Rwanda. En fait, gitangirira kera. Noneho Imana, donc hari groupe ebyiri, imwe yatangaga ubundi yari ifite ubwami iwabo. Hari n'indi itagiraga ubwami, iy'abahinzi. Noneho n'abaruguru. Noneho irabahuza. Noneho ubwami ibuha Isirayeli, kuko n'ubundi kera ubwami bwari bwarahawe Isirayeli. Noneho mu gutangira u Rwanda ifata ya yindi ya kera, irongera iha ubwami, ariko ishyiraho n'ubugabekazi, ibuha abo muri Sud mu Rwanda. Ubwami muri Noru kera bwari bufitwe n'abariya abungura cyangwa se abo mu bashamba, famiye nini. Abo muri Sud abari bafite ntuza ingoma bari abasinga, ari nabo Nyirarumaga umugabekazi yaraze ishuri ry'ubusizi. Ariko igihe cya Ndori kirangiye, nubwo Ndori yasize avuze ngo nta idini rya Ryangombe rizemerwa muri ntuza, Sitani yanyuze inyuma. Murareba mwese mugasanga kuva kera ngo abega nibo babaye abagabekazi. Nta bega bagombaga kuza kuba abagabekazi mu Rwanda. Rwanda Sud niyo yatangaga umugabekazi. Rwanda Sud ntabwo abega bayigeragamo.
abega baturuka muri Rwanda no ni kimwe n'abanuza abagabekazi bari abasinga. Noneho sinibyo gusa abo bega baraje bafata n'ubwami banyuze mu cyaha. Basi umuhungu aryamana na mushiki we kugira ngo bazabyare ubwoko bwabo bw'abega ariko babwitirire abandi. Uwo ni musinga akada n'imbere. waryamanye na mushiki we ni musinga oya umwana wabo ni nyina na nyirarume cyangwa se mukino. ariko iyo ugiye kureba ayo manuza uko bavuga ntuza uko abo bamikazi n'abaki uko bavuka, usanga kuva kera kuva ahari u Rwanda rwabaho abega n'abagabekazi buri gihe kandi abo bega twabonye ko binjiye mu Rwanda igihe Bugesera buziye mu Rwanda mu 1800. Reka nongere u Rwanda ruteranye noneho amfete bagombye gushyira mu bikorwa ya mategeko Imana yahaye Daniel yuko bazakora mu myaka 490. Bamaze imyaka 33 bategekwa na Ndori na Nyirarumaga. Mwibuka iyi myaka 33 niyo Yezu yamaze ku isi. Noneho ashyizeho ndavuga Ndori asigira ingoma nyiginya. Hari abantu benshi mu Rwanda bazi yuko ingoma nyiginya ari iy'Abatutsi. Ntabwo ari byo. Ingoma nyiginya nta n'Umututsi n'umwe wari uyirimo. Uwo abo bita Abatutsi ndashaka kuvuga ubu ngubu. Nta wari urimo kuko n'abantu bari baturutse Ndorwa. Abavuga yuko nyiginya yari y'Abatutsi bavuga yuko Abanyandorwa ari Abahutu. Nyamara ibyo byose nabyo ntabwo ari byo, gusa nuko umwami yagombaga kuba aturutse mu bashambo bo muri Noru, noneho bakabyarwa n'umusinga wo muri Sud. Ingoma nyiginya yabayeho kuva ku munyiginya wa mbere ari wo Kanyarwanda kugeza ku muhungu wa Mazimpaka ari we Rwaka Karemera Rwaka, kugeza kuri Karemera. Abo ni Abanyiginya. Abo Banyiginya ingoma yabo yari umuhungu wa Kanyarwanda uriya bitaga Rurenge. Nimushaka kureba n'abo Banyamurenge aho baturuka muri kuko Rwaka bamukuraho yakuweho n'Abavantara bavuye muri Bugesera, bavuye muri birukanywe mu Burundi, abaha bayobowe na Cyilima Rujugira. Nibo baje bakuraho Abanyiginya. Nibo bakoreye intambara mu Rwanda. Nabo bantuza ba kera bagiye muri Kongo, intambara yabiturukaho. U Rwanda rwakorewe kudeta ku bwa mbere na mbere na Cyilima Rujugira avuye iyo ngiyo mu buha muri akanyura muri Bugesera. Mbibutse ko none aho ngaho ni ukuvuga Abanyamurenge bagiye bahunga
barirukanwe cyangwa bakomoka hehe? Burya abanyamurenge baravanze. Hari abavuye kuri abo banyiginya birukanwe ku ngoma ya Cyilima Rujugira. Hari n'abirukanwe i Burundi bari mu buha, aho uzasanga harimo abaha mu banyamurenge. Abaha b'abanyamurenge ni ukuvuga ngo bari mu buha, ni hari Burundi, bagiye iyo ntuza bose bajya muri aho ngaho muri za, bamwe bagiye muri Kongo aho ngaho, abandi baraje mu Bugesera baza no mu Rwanda. Ariko usasanga harimo abavuye i Burundi, hari n'abavuye mu Rwanda, ariko bavuye mu Rwanda ryari kera muri za mirongo, muri 770. Abo rero bavuye muri abo baha nibo baje barimo bariya ba Cyilima Rujugira. Cyilima Rujugira yazanye n'abahungu be babiri. Umwe apfira i Burundi, Gihana ndavuga. Gihana apfira i Burundi yagiye mu ntambara. Umuhungu we Ndabarasa niwe wasimbuye Cyilima apfuye. Noneho umuhungu we ntabwo yarimye, ariko ntiyamaze imyaka irenga 5 ku ngoma. Yimye igihugu kiri mu ntambara, ntazi ya guerre civile niko Vansina bivuga, ariko hari n'inzara mbi cyane, rukunguri niyo ko bayita. Noneho icyo gihe na abarundi bateye mu Bugesera. Batera mu Bugesera. Noneho Bugesera yari royaume kwayo, yari igihugu kwayo, nk'uko u Rwanda rwari igihugu kwayo, Urundi ari igihugu kwacyo. Noneho umwami w'Abagesera yahungiye mu kindi gihugu cyitwa Gisaka. Agomba kuba ari naho yaguye. Nuza uwo mwami Nsoro niwe waje kubyarana na wa mwami wa mukobwa wari wararongowe na Gihana. Urabona Gihana murumuna wa Ndabarasa, uriya wapfiriye i Burundi. Umugore we yaje mu Rwanda atwite, igihe u Rwanda bavuga ngo rwafashe Bugesera, afata Bugesera badashinga batagira gute. Ubugesera bwabonye nta kundi bugira burifatisha, kuko ubwari bwafashwe hamfete, igice kinini cyari cyafashwe n'Abarundi. Noneho basa naho biyometse ku Rwanda, ariko uwo mugore yari yarafashwe na Nsoro. Niwe waje kubyara umwami, waje afite umwaka umwe tayeri. Donc nyina yaje amutwite amubyarira mu Rwanda, afite umwaka umwe. Wa wundi wo mu Rwanda baba baramwishe witwa Gihana. Noneho Gihana yaraguye i Burundi. Nashaka kuvuga Sentabyo, ni Gihana na Sentabyo byombi ni kimwe. Noneho uwo mwana na nyina baba ari bo bima ingoma. Ahubwo nk'uko uriya Kanjogera yafatanije na musaza we gutwara u Rwanda bamaze kwica ntuza Rutarindwa. Noneho bategekera muri Musinga. N'abandi Rugagi na Nyiratunga. Rugagi ni musaza wa Nyiratunga, nibo bategekeye umwami witwa ntuza Gahindiro. Gahindiro
baza bavuga bati ya ngoma turimo dutegeka turimo itegeka ni y'abanyiginya, bategekera mu nzu y'abanyiginya nk'uko Cyilima Rujugira nawe yabigenje. Bategeka abanyarwanda abavuga ngo ni ingoma yabo, ngo nabo ni ababo. Nanuza na Gahindiro niko yabigenje, nyina ari utegeka nanuza. Abo ngabo ari abakono. Baraza ubwo ni mu gihumbi ya Gahindiro itangira mu 1801. Icyo gihe 1801 u Rwanda rwari rumaze imyaka hafi 300 ruriho. Ariko icyo gihe niho abitwa abakono bari batangiye ingoma yabo. Iyabaha yari irangiye, yamaze imyaka yamaze imyaka 20 n'ingahe, kuko yatangiye muri 770, noneho igeza muri 1799 niho ntuza yapfuye. Niho Bugesera yiyometse ku Rwanda. Ariko bigera ntuza muri 1801, ubwo ni ukuvuga imyaka 31, niho ingoma y'abaha yarangiye, yamaze. Ingoma y'abaha irarangiye, haza ingoma y'abakono kuva kuri Gahindiro kugeza kuri Rutarindwa. Rutarindwa yiciwe mu nzu mu 1896. Iyo ingoma y'uwo Rutarindwa irangiye y'abakono, haza ingoma noneho y'abega. Bo abaha, abakono, abega, abo bose baturuka ku Banyoro. Ntabwo numva niba mubyibuka, Abanyoro muri ntuza yabo ya nyuma bageze aho abaprince babo bashaka kujya kwishakira ibindi bihugu byo hanze bazadomina, bashaka kwagura kuko abaprince iyo babonye umwe yimye, abasigaye bumva ntacyo baricyo. Nabo bati reka tujye gufata Gisaka dutegeke natwe umwami. Undi ati nanjye ngiye gufata Ibuha ndahafata. Undi ati ngiye gufata Burundi ndahafata. Undi agiye gufata Nyabungo ni Cyangugu, nako ni muri Kongo. Icyo gihe ingoma ndashaka kuvuga igihe ntuza Rutarindwa atwikirwa mu nzu. Ubwo ni abakono batwiswe n'abega, kandi baturuka kuri sekuru wabo ari umwe. Ni umunyoro wamfete ntamuvuga. Ariko ni ukuvuga ngo icyo gihe dayeri imbere yaho kuko bariya Bugesera ifatwa nuko abarundi bari bamaze gusenya royome y'u Burundi, umwami agahunga, noneho u Rwanda rugafata agace kabegereye. Ikirya gihe abaganda, hari royome y'abaganda y'abakabaka. No biracyari yarayiretse Museveni azi ubwenge. Hari rero na royome y'Abanyoro. Royome y'Abanyoro mu Bugande bwose niyo yari ikomeye kuri ntuza
igihugu cyari cyarayinaniye ni kimwe cy'u Rwanda cyonyine, ibisigaye byose yarabikandagiraga. Aho rero niho hatumye basohoka bakajya hanze kujya gushaka aho bategeka ku ngufu, kandi barabikora. Bugesera yari yarafashwe kera, yego, yari yarafashwe kuko n'abari bagiye gufata agace gatoya ntuza Ndori, nababwiye ko abo yabanje kwica ari umwami wabo witwaga Byinshi. Yaramwishe, hanyuma ntibasobanukirwa, abantuza bakomeza gutera, ariko ntabwo bigeze bashobora kubona uko bafata igihugu cya Ndori. Noneho rero babandi bose bamanutse, bigere muri gihe bavugaga ngo habaye la conference y'i Berlin. Conference y'i Berlin iha u Rwanda Abadage, noneho iha Ubuganda, Tanzania n'ibindi by'intuza, iha Ubwongereza. Noneho Ubwongereza buje kugira ngo bashobore guhangana gutegeka Ubuganda, bo bagendera kuri ntuza y'Abaganda, baha ingufu zihagije Abaganda, Wayome y'Abaganda, noneho irwanya Abanyoro, puissance y'Abanyoro irasenyuka complètement. Ubunyoro babwigiza ruguru ku ntuza, ariko nabwo hari habayemo ntuza Ababito nibo abo bose bagiye hanze baturukaho, n'abariya bo muri ntuza bo muri Kenya, hirya gatoya ya Lake Victoria, bariya bwoko Obama aturukamo, Abaluo, barya nibo bari abakuru, ahubwo mu barwanyaga buriya bwoko bw'Abanyoro, burimo iriya ntuza y'Abacwezi. Iriya ntuza y'ikuzimu niyo yategekaga aho ngaho, ku buryo Abacwezi byari idini ryabo, ni idini rituruka kuzimu, niryo ririya ryageze iwacu byitwa idini rya Ryangombe. Ryangombe yari umwe mu bantuza abakuru b'iryo dini rya ntuza ry'Abacwezi. Umwantuza mukuru wari uhari, wari usigaye mu gihe cya Ryangombe, yitwaga Wamara yari umuhungu wa Ndahura. Gutyo byari byaravuye ikuzimu. Noneho abo bavuye i Bunyoro bazanye n'iryo dini, birukanywe i Burundi, barabatsemba rwose i Burundi, ku buryo umukuru wabo bamuhaye gutegeka sheferi, noneho yitwaga Baramba. Noneho bamuhaye gutegeka sheferi, we aragira aho kugira ngo ayigire sheferi, ahubwo abaza ingoma yidekarara nk'umwami i Burundi. Nguko urwango rw'Abarundi n'abo bantuza, bo babita Abahima, kandi ntaho bahuriye n'Abahima. Abanyoro n'Abahima baratandukanye. Abanyoro ntuza, Abanyoro kera bigikomeye ntabwo biyegerezaga Abahima, kuko Abahima noneho rero abo Banyoro Baracwezi birukanywe i Burundi, nibo baje, umwami wabo Abarundi bamukase umutwe, bamujugunya muri uriya mugezi wa ntuza wa Rusumo, bahungira mu Bugesera. Ubwo nibwo Bugesera hari yabakurikiranye, Ubugesera bwiyometse ku Rwanda, nibwo bwazanye babandi bitwa Abatutsi.
donc baje baragiye barahahungiye baratura ariko bagifite ya gahunda yo gushaka ubutegetsi. Bafite gahunda kuko baje bavuye ibwami ari abantu baturuka ku ibwami, urumva. Noneho baza bashaka gutegeka abo bashenzi bo hepfo iyo ngiyo batazi n'ibyo ari byo. Ariko bahageze ya ntambara itewe n'abongereza ituma Abaganda basenya ya ruwayemu yabo, bafunga n'inzira, iriya nzira y'Akagera iva basohokaga, donc batambukaga bambukaga baje muri Tanzania hino ya ntuza ya Victoria, bakagera muri ubwo Bugesera, bakagera muri Gisaka, bakaza ni Burundi n'inza gakomeza. Abarundi babirukanye nabi. Alex Kagame aravuga ngo babakoreye itsembatsemba, donc l'extermination. Barimo barwana, ibyo wabyita itsembatsemba. Oya ariko warwana nuza ndiko wagenda ugafata regio ya wari wabahaye ukabamaraho, ugafata ugahera ku mwami ugatira ntuza, ntabwo ari ukurwana, wakubita umuntu utakurwanya. Ntabwo waragira imbaraga ziba zarwanya Burundi. Noneho ariko jewe cyo mvuga, nibo bazanye ubwa bucwezi bwabo, nibo bazanye ya ntuza ya ryangombe na kirenga bari bafite. Nibo bayinjije mu Rwanda. Uko mu Rwanda bari muri ntuza, muri idini rya Gihanga, ntabwo bari bazi ibyo bintu bya ntuza bya kugeza byibura mu 1800. Ntabwo ntuza ryangombe yari bwakirwe ku ntebe y'ibwami muri kuru y'Uwayara. Noneho rero abo ngabo bega bavuye i Burundi birukanywe, bamwe ise bamuciye umutwe bagize gute, nibo baje bafata ubwami, birukana umukono uriya ntuza Rutarindwa, noneho bicara ku ntebe. Ni ryari 1896. Iyo ntebe ibaye iy'Abega, ariko bavuga ngo ni intebe y'Abanyiginya. Ku buryo jewe ahangaha ndashaka kuhabwira bariya abantu bamwe bavuye mu Bugande ntibazi n'ibyo ari byo. Ntabwo intambara yo ku Rucunshu yari ihuje Abanyiginya n'Abega. No, nta Banyiginya bari bakiriho. Abanyiginya batsembwe na Cyilima Rujugira. Abanyiginya babatwariye ingoma, abaha barayitwara, bamaze kwitwara noneho abakono barayibasimbura. Abakono nibo barwanaga n'Abega bene wabo. Abanyiginya bari hafi aho, n'abari barahawe ibibanza nk'uko wavuga ngo babazivamo, ngo barategeka mu Rwanda. Ntaho bari. Noneho rero ingoma y'Abega iratangiye. Iyo umuntu witwa Frank yavugaga ngo baje badashaka ko Abega bategeka, ngo ahubwo baje bashaka ko Abanyiginya bajyaho. Abanyiginya yabaherukaga hehe? Bose ni bande Abanyiginya wa mugari? Yabaherukaga hehe ku ngoma? Yazi ntayo iheruka mu 1770 Rwaka. Nyuma yaho nta kigeze kiba, nta cy'Abanyiginya kigeze kigira. N'uwo batoboye amaso n'intuza nk'uko agomba kuba yari afite intuza ubutoni bundi, ariko bageze aho nabo bamutobora amaso. Noneho ingoma yabo barategeka kugeza 31.
niho byageze aho bya bindi Imana yari yateganije biratangira. Umwami bamuvanaho aba idini katolika yageze aho isanga nta kundi byagende ibakuraho, kuko na rya dini rya gihanga abo bantuza bari bararisimangatanije kubera kuzana ryangombe. Bazanye ryangombe baramwesera, umugabekazi niwe unabishyushyemo abijyamo, umwami umuhungu we nawe agomba kumwumvira biragira. Noneho Kiliziya Gatolika niyo yaje, ntabwo ari accident, nta ngufu zindi Kiliziya Gatolika, nuko idini ntuza u Rwanda rwari urw'Imana kandi barushizemo ibintu yari yarabujije. Noneho haza Rudahigwa aje aragira ise wari yari imandwa, yari iki, aramwirukana na nyina bose barajyana. Rudahigwa yiyemerera ubwe, yemera Kiliziya yuko atandukanye nabyo, agiye gukora intuza gukorana n'idini. Noneho yiyemeza kuba umukatolika. Kuva icyo gihe 33 niho yiyemeye kwisepara umugore wagomba kuba yarabandwaga hari nawe Nyiramakomari yaramwirukanye. 33 ayemera kurongora Gicanda Rosaria yarabatijwe na nyina wa Rudahigwa yaje kubatizwa Kankaze Rodegon. Radegon. Yes. Ariko icyo nashakaga kuwerekana iki nuko iya ngoma ya Ndori yamaze imyaka 33 kugeza muri 43 1543 muze kundebera imyaka 490 nirangira kuva muri 43 izarangira muri 1333 icyo gihe wiki myaka 390 iri muri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Urumva? Ezekiyeli 4 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Donc imyaka 390 iraho ngaho muri icyo ntuzi. Urumva? Aho yari Imana yari imaze kubwira Ezekiyeli ngo yakore Israeli yindi azayishyire mu gihugu gituwe n'abapagani. Aho niho yashyize Ndori, yashyize u Rwanda. Noneho imyaka 390 nuyibara urasanga umwami Rudahigwa yemeye gukorera Imana. Yemeye kuva mu bumandwa bwa se n'ibiki byose, gutandukana nabyo, atangira kujya kwiga kategisimu. Bayimutegetse imyaka 10. Ajya kwiga imyaka 10 yigira kubatizwa. Yasabaga perseverance. Ariko burya ntabwo babikoraga ku bwabo, bari bafite ntuze. Donc bari bategereje ko se apfa. Ko en principe ise nubwo yari hanze yari akiri umwami w'u Rwanda. Udakora ariko ku bwami bwatangwaga kugeza apfuye. Yego. Kubera ko yari atarapfa kandi ingoma y'ubwami yagombaga kuba yagomba kuba ari nawe uyifite. Noneho rero muri ntuza muri icyo gitabo cya Ezekiyeli 4:6 kugeza ku 8
hari imyaka 40 imyaka 40 y'ubutegetsi bwabo hepfo abo hepfo ubwo nibo bemeraga Kristo amfete mu by'ukuri bakabyemera ariko bagakora ibitari byo. Ni ukuvuga ngo nutangirira muri 33 1933 urageza muri 73 1973 muri 73 rero niho ubwo ariko ndatarutse nagira ngo gusa bamenyesha icyabaye, niho bwa bumwe bugira u Rwanda abanyendorwa abaruguru babuciyemo kabiri. Ya kudeta yo muri 73. Ariko iyo kudeta ntabwo yizanye kuko Sekibi yakomeje gukora. Sekibi yarabanje ikorera mu bagaragu bakuru b'ubwami bihakanye shebuja. Baravuga bati ntabwo dushobora gusangira n'abari abashenzi, abagaragu bacu, abantu twabambuye igihugu tubagira gute none ngo murashaka ko dusangira? Ntibishoboka. Twebwe twaje tuvuye twazanye umukuru wacu yazanye yavuye mu ijuru na Gihanga, none uravuga ngo haraho duhuriye na Kanyarwanda? Ntaho, ntibishoboka. Uyu munsi Nyiramongi arimo aravuga ngo turi bene Kanyarwanda, kandi ba sekuru muri 56 na 7 n'8 barabihakanye. Ahubwo waravuga bataho kugira ngo aho badutegeke kwigendera. Turahunze tuzagaruka bati ntituzashobora gutegekwa n'abari abashenzi. Umva Nyiramongi ibyo arimo avuga uyu munsi ngo twese turi bakanyarwanda. Atangiye kongera kuvanga ibintu kugira ngo abantu basinzire. Wabyumvise. Noneho rero ikibi ntabwo ari icyo gusa. Barageze aho baravuga bati ibi bintu ndashaka kuvuga muri za 60 Rudahigwa baramwishe, bamwohereje kunywa cyangwa kunywa uburozi i Burundi, baramwica kugira ngo adaha igihugu babashenzi babacakara incakarafu. Kandi abo ntabwo barumva yuko ari babanyoro baje bashaka ntuza aho kugira ngo bajye nuza kujya kurwanira ubutegetsi aho bari baravuye, bashaka kurwanira ubutegetsi aho bari barabujijwe kugera kutegeka. Noneho rero biyuvamo ubwinshi abo ba rubanda rugufi. Ariko mbere yuko biyumvamo ubwinshi, nagira ngo Madamu Nera udusomere ahantu muri igitabo cya mbere cy'Abakolosayi, ndakeka Abakolosayi wa mbere banza ari igice cya mbere ku murongo wa 26. Corinthiens. Abakorinto ntabwo ari Abakolosayi. Abakorinto none ni mu Kinyarwanda. wahabonye? Oya, uretse gato mboneka ngahe
oya n'abakore les Corinthiens, c'est ça? aha Oui, kangahe? nagira ngo urahafite. Oya mbwira reference ntabwo nazumvise. Ah, attends. Corinthiens 1, 26, 29. Pardon. Okay, ngo naho rwose. Impamvu nsabye ko hasoma nuko nagira ngo hari abantu bagishidikanya abemera gake bakivuga yuko Isirayeli tubona hariya muri Moyen-Orient ariyo Isirayeli tugomba kugenderaho, ariyo Isirayeli yatowe, ariyo Isirayeli yanditse mu gitabo cy'Imana. Nagira ngo nuhagera wahageze dusomere twumve. Okay. Ab'Imana yitoreye. Bavandimwe rero mwebwe abatowe n'Imana, nimurebe uko muteye. Murasanga ubwo abantu nta bahanga benshi babarimo, nta n'ibihangange byinshi bibarimo, ndetse nta na benshi bafite amavuko y'ikirenga. Ngo ngeze kuri kangahe harya ni kuri 29. Okay. Ahubwo rero ibyo abantu bita ibisazi n'iby'Imana yihitiyemo ngo iringanize abiyita abahanga, kandi ibinyantege nke ku bantu n'iby'Imana yitoreye ngo isuzuguze abanyamaboko. Byongeye abatagira amavuko bisuzugurwa n'Imana yihitiyemo ngo ihindure ubusa abiyita imbonera, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wikuza imbere y'Imana. Nuko byanditse. None se nihagire umuntu n'umwe usoma icyo gice ayo magambo ambwira ahantu na hato muri aho magambo y'Imana mu batowe n'Imana, ahantu na hato hashobora kumubwira ati ahangaha hahuje n'abantu n'abariya abantu bo muri Isirayeli. Insuzugurwa zabaye kandi ziri mu Rwanda no mu Burundi ko ni bamwe, kugira ngo bereke babandi bigiraga abahanga n'iki, kugira ngo bereke yuko ntacyo bavuze imbere y'Imana. Abatowe ntabwo ari bariya abahanga, ntabwo ari bariya bafite ingufu, ntabwo ari bariya biyerekana, ntabwo ari bari no, abatowe n'insuzugurwa. Ni abantu udashobora gupfa kwibwira kubera uko baba babayeho n'igihagararo cyabo n'ibikorwa byabo. Bavuga ngo bajya hariya ngo twebwe dushobora gusangira n'incakara ziriya twategetse, ziriya twakoresheje, ziriya twagize, ntibishoboka. Muri abo bantu babiri ntabwo ari ipfunwe, no, ahubwo baravuga ngo mwebwe murimo murashaka kudusuzugura. Wowe mwami twitoreye wacu urashaka kudusuzuguza abagaragu bacu, ntibishoboka. Genda upfe. Igihugu cyacu kidafatwa n'abasenzi. Babasenzi baragifata koko. Uranyuve? Ntabwo miliyari y'ijuru. Muri nyuza niba ahubwo barabanje baravuga bati turashaka independence. N'abandi bajyaho barabeshya bati koko turashaka, nitwe dushaka independence. Babagaragu b'umwami wa kera bati turashaka independence, turashaka kwirukana abazungu, nibo ba nyirabayazana, nibo bagize gute, nibo bazira gute, ntitubashaka. Abandi nabo bati okay tushaka independence ariko turashaka na demokarasi. Babandi binsuzugurwa babifata byombi, bafata demokarasi na independence byombi. 62. Abandi bati ntibishoboka ahubwo turagiye rero. Abo ngabo baravuze bati ibyo ngibyo ntabwo ari byacu. N'ubundi bashaka bagiye bisubiriye hehe, bisubiriye mu bunyoro.
kandi bakavuga ko bagiye babica birukanywe bakatsembwa ndetse bakabakorera na jenoside. kubivuga se ibivugwa n'ibikorwa kuva bagaruka bagategeka ibintu bavuga n'ibikorwa ntabwo ubona ko hari intuzo hari ikinyuranye buri gihe. bariya bantu ntabwo bigeze bemera ko bagiye muri Kongo. n'ubu ejo bundi basubiyeyo, sinzi niba bakihari batabirukanye, ariko barabyanze ariko barabihakanye. ntabwo bajya bemera, ntibishoboka. bazavuga ahubwo ko ari sekedi wateye n'abaswa bajya kuri radiyo publikoma bakavuga ngo ntabwo twagiyeyo. bwajya gucya ukajya ukumva umusoda Kabarebe cyangwa se ntuza akavuga ati ahubwo twebwe tuzajya tubikora dufite n'indege aho kugira ngo tugende muri kiriya kintuza tuzajya twijyayo ntuza. urumva umwe arabihakana uyu munsi undi akabyemera ejo bundi. ni ukwiyemera kwabo, bazi ko bashobora byose. iyo cyo babonye bakigezeho nta gihano, ntawe batinyuka, kandi ni nabyo. reka none umbwire imyaka bamaze urareba ugasanga se atari ibihangane. we kugira umujinya w'ubusa. urumva ni umwami bakorera n'icyo abategeka, kandi ubwo bwami bwa Ryangombe, ubwo bwami bw'abashwezi niyo yabareze. ibyo bakora ushobora gusanga atari byo, kubera yuko wowe wavuze uti nihaye Kristo umwami, ariko we si we bihaye. ibyo bakora babikora muri logike y'ubushwezi ya Ryangombe. ni abakozi ba idini ry'Imana ni abakozi niko bavuye mu Burundi bameze, niko bashatse ko iyo ntuza yinjizwa mu Rwanda igakuraho idini rya gihanga igashaka no kwinjira mu idini ry'abakristo ikabashaka kugira. iyo niyo logike ya sekibi. ntushaka kubasaba ubwiza badafite cyangwa se ububi, dore ko bavuga ko ari beza. ubwo bwiza ntushake kuburebera mu maso y'indorerwamo zitari izabo. bazirebe mu mubiri wavuyeho niho bazamenya ko ari beza. icyo nashakaga kuvuga ntabwo ari bo bonyine, n'abandi bagiye bagafata igihugu cya Kristo umwami bakakivanamo umwami Yesu bagashyiramo ngo ni abaturage nibo bafite sovereignty. igihugu cy'u Rwanda ni layike, igihugu cya Kristo umwami kiba layike koma. ese ubwo wumva iyo maze kuvuga ngo ni layike, wumva ukiri muri ya nzira Aburahamu yagombaga gutoza abana be, muri ya nzira Rudahigwa yatoje abanyarwanda muri cya gihe aturuza u Rwanda Kristo umwami, asaba justice, asaba aho hari akabazo numva. ubundi bafata ubutegetsi, ndavuga bariya bakoze revolution, Eglise Catholique yari gifite influence. kuki yabemereye kuvuga ko igihugu ari laïque? byaje kugenda bite? bayirushije ingufu ko bari bamaze kwirukana umwami Musinga kubera ko yananiranywe nabo, abandi bo kuki byabananiye? ese igihe umaze kuvuga yuko ushaka demokarasi, demokarasi ikwemera yuko le souverain w'igihugu ari Imana. Demokarasi ivuga yuko le pouvoir appartient au peuple, la majorité niyitanga pouvoir. iyo wagiye muri demokarasi uba wajyanye mu nzira ya shitani. demokarasi abo baturage ubwira ngo nibo mana, ce sont les démons. iyo babaye Imana ni ukuvuga babaye ibigirwamana, kuko Imana ni imwe. mu by'ukuri se abana buhawe ubwo butegetsi baba bumva ibyo ari byo abaturage. aho niho turi buze kugera mu kanya. aba baturage bafashe igihugu cya Kristo umwami bakigize igihugu cyabo, ngo tuzajya dutora, twitorere abategetsi, twitorere abadutegeka, twitorere ibyo ibisigaye byose nta kirimo. ndagusabye ngo udusomere Ozeya
banza Izayi. Izayi 15 ugeze kuri 19. 15 kugeza kuri 19. 22. Izayi 15 ugeze kuri 19. Nyagasani uhoraho umugaba w'ingabo avuza atya: jya kureba uwo munyabintu Shebuna umutware w'ingoro y'umwami, umubwire uti ufite munani kihano, cyangwa se ababyeyi uhafite ni abahe, kugira ngo wicukurire imva ndende imeze nk'inzu, witeganyirize ubushyinguro bwawe mu rutare. Nicyo gitumye uhoraho agiye kugaruragura, wagihangange we, agiye kugupfunyika akujugunye kukugaragura, agiye kugupfunyika, nabyo birahari. Nicyo gitumye uhoraho agiye kukugaragura, wagihangange we, agiye kugupfunyika akujugunye wizingazinze nk'umupira mu gihugu kigari. Aho niho uzapfira, wowe n'amagare yawe wiratana, kubera isoni wakojeje inzu ya shobuja. Ngiye kukwirukana ku murimo wawe, nkunyage umwanya wawe. Ugejeje aho uriya shebuja avuga niwe wakuye u Rwanda mu ntuza ku bwami, akazana igihugu muri independence, akadekarara yuko u Rwanda erayike. Constitution yo muri 62 ivuga yuko u Rwanda ari layike. Urumva uko daboru nukwigira ntuza Robert Kumana. Ariko ministre w'ingabo niwe ubwirwa muri aya magambo maze gusoma. Ikinani cyananiye abakina bake abagome n'abagambanyi. Icyo kinani nicyo yabwiraga ngo azakigaragura ntuza, urumva. Noneho aramubaza ati aho ngaho wibwira ninde iso yari ahafite isambu ryari? Aho urabona hariho birashaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga i Kigali, birashaka kuvuga ubundi Imana muri Ezekiyeli igenera pare presidentiel umwami w'Abayisiraheli, agatura haruguru gato ya ntuza, haruguru ya temple y'Imana, ni ukuvuga muri Saint Michel, haruguru ya Saint Michel. Uwo akava mu giturage, akava muri ntuza dala papera, donc ntajye guteza intuza icyugazi abaturage, nabavemo aze iruhande mu mujyi Yerusalemu, ntuza ajya aho ngaho aturaho. Iyo niyo wayomeye, ndako niyo pareye ku ngoma ya Kayibanda. Kayibanda yaraje arahatura, yaratuye hariya hafi ya Saint Michel, yaratuye muri 5 Juillet, aho bagize 5 Juillet.
irya yari inzu ya Kayibanda akorera ahantu ndakeka iriya presidence Habyarimana yabanjemo undi niyo cyangwa se yaranarimo ahari ubanza yarakirimo bamwica ariko bamaze kwica gukuraho Kayibanda Habyarimana yaragiye yipfunyika munsi y'inzu ya ntuza munsi y'inzu ya archevêque wa Kigali hariya munsi ya Michel no ku buryo inzu ya Habyarimana n'urugo rwo kwa archevêque byari bituranye bifatanye ariko akomeza no muri ya nzu ya Kayibanda akomeza kuyikoreramo inama za leta ni ukuvuga ngo izo nzu zombi ni iza Habyarimana yarabohoje muri make buretse noneho akagira na presidence ya gatatu mu rugwiro oya hariya hafi ya ntuza ya Menafete burya niho yariri hafi ya Menafete niho presidence yariri mu rugwiro yari okaziyo ariko nayo yariye muri ntuza muri etat major naho yari ahafite ibiro noneho akagira n'inzu hahandi mu Kiyovu arahimuka ariko nta wundi yayihaye iraho yimuka ajya muri asezerana yumvikana na ntuza na Nzirorera sinzi ukuntu iyo nzu yayigize presidence ayibamo ariko rya Habyarimana noneho iyo nzu ya Habyarimana arongera ayishyiraho izindi harya kwirebera ni Kanombe niho navuze yavuye mu Kiyovu ajya Kanombe ajya Kanombe kubera ko Mayuya ariho yari ntuza yarazi yuko Mayuya azamuproteja kurusha uko Imana aho yari yamushyize izahaproteja uwo Imana yabanje kwica mbere Mayuya noneho Imana ivuga muri ntuza mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi ati je déteste la maison de Jacob ni ukuvuga ngo ushatse wahasoma muri Amosi ikurikirana na Joel ubwo ni nyuma ya za Ezekiel na Daniel Ezekiel gatandatu Amosi gatandatu izo ngo ni nyuma ya Daniel nayibona Amosi gatandatu ushobora gusoma ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9 ariko ushatse wageza ku 10 kugira ngo mbasobanurire nabyo icyo bivuga kuko jewe narabikurikiye abandi bashobora kuba batabikurikiye 8 kugeza ku 10 Nyagasani uhoraho harabirahiye uhoraho Imana umugaba w'ingabo avuze atya nanga urunuka ubwirasi bw'umuryango wa Yakobo nkanga n'ingoro zayo umujyi wose uko wakabaye
ugejeje aho ngaho icyo nashaka kubereka ni hari yavuga ati nangurunuka intuza pare zabo urumva umwirato na ntuza ejo hese sale ese pale urumva ntuza iyo uwo mujyi wabo nzawutererana urumva noneho komeza haramutse hagize nk'abantu 10 bacika ku 10 mu nzu imwe nabo bazapfa hazasigara abantu mbarwa bo guhamba bene wabo nihagira uwiyambaza usigaye mu nzu ati nta muntu musigaranye aho mu nzu undi amusubiza ati ntawe usigaye nta muntu uzasigara habe n'umwe wo kwambaza izina ry'Uhoraho nani ku 10 rekeraho reka ngusomere muri ntuza mu gifaransa kuko iyo uko wabisobanura wumva harimo kibazo le Seigneur Yahweh l'a juré par lui-même, l'oracle du Seigneur Dieu des armées. Je déteste l'orgueil de Jacob. Je hais ses palais. Je livrerai la ville avec tout ce qu'elle l'enferme. S'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Un parent, celui qui brûle le cadavre, viendra pour enlever le corps de la maison. Et s'il dit à celui qui est au fond de la maison, y a-t-il encore quelqu'un avec toi? L'autre répond, non. Alors le premier dira, silence, car ce n'est pas le moment de prononcer le nom du Seigneur. Aha rero harimo ziriya nzu repare yavugaga ni za zindi namaze kuvuga mu Kiyovu 5 juillet présidence état-major Kanombe Rebero nushaka ushyiremo kuko abatigeze bava no mu Gasiza hariya inuza iwabo naho niyo nzu nayo irahari tempare ariko noneho hari n'indi yihariye ya ndege ya ndege nayo ni pare iguruka igenda nihasigara mu 10 muri imwe muri izo iri muro ni kuriya byagenze ni kuriya byagenze ya nzu yasigaye mu 10 ni ukuvuga ngo parengaga ni 10 ariko la base calcule ni 10 ni base 10 yaragurumanye iri muro noneho aho nashaka kubabwira igewe Imana yashatse ko mbyumva kubera ko ibingibi byagombaga kugira ntuza harino haravuga ngo un parent, celui qui brûle le cadavre viendra pour enlever le corps de la maison. Et s'il dit à celui qui est au fond de la maison, y a-t-il encore quelqu'un avec toi? L'autre dira non. Alors le premier dira, silence! Ce n'est pas le moment de prononcer le nom du Seigneur. Burya Habyarimana amaze gupfa, abanyamakuru bagiye kubaza muka Habyarimana. Noneho kubera ko abo banyamakuru bagiye ari inkotanyi kuko nta kuntu bari kujya atari zo. Noneho baramubwira ngo ni wowe, ngo baravuga ko ari wowe wishe Habyarimana.
urabona exclamation yagize oui niyo ihura n'aha ngaha urumva yaravuze ngo mon Dieu urumva iyi mon Dieu niyo hano ijyana ngo silence ce n'est pas le moment de prononcer le nom du Seigneur we yaravuze ngo mon Dieu ngo on veut m'enterrer 2 fois iyo phrase sinshobora kwibagira on veut m'enterrer 2 fois aha baramubwira ngo ce n'est pas le moment de prononcer le nom du Seigneur bamukubise umuntu uza ingufuri ya yindi iri ku munwa wa ntuza wa indamange nundi kuva ubwo baramucecekeye baramufunze bamugize gute urumva ariko byose biri hano uranyumvira uwo rero nakubwiraga ko yari le chef de l'armée ku ngoma ya Habyarimana ku ngoma ya Kayibanda le titre yaho ngaho wari wasomye ivuga les 2 officiers urahabona les 2 officiers du palais uravuga muri Amosi se oya hahandi kuri Isaïe 22 wari wahavuye haranditse ngo byaburiwe Shibuna umutware w'ingoro y'umwami mu yanjye handitse ngo sur les 2 officiers du palais donc kuri ntuza uwo yahemukiye shebuja kuko yakoreye coup d'état son chef ubundi ni kosa kirazira ni nabyo hariya wamaze gusoma kugeza ku 19 19 bavuga kubera intuza yakoreye shebuja toi la honte de la maison de son père de son maître donc yakuyeho ntiyanamukuyeho kuko yanamwishe nabi donc la honte de la maison de son maître ariko noneho azasimburwa urumva ureba ukuntu azasimburwa niba uhari noneho ukomeze le 22 oui uwo munsi kandi zahamagara Eliyakimu mwene Hilikiyahu umugaragu wanjye nzamwambike ikanzu yawe mukenyeze umukandara wawe mugabire ubutware bwawe azabere umubyeyi abatuye Yerusalemu n'abo mu nzu ya Yuda nzashyira ku ntugu ze urufunguzo rw'inzu ya Dawudi nakingura he kugira ushobora gukinga nakinga he kugira ukingura ngeze kuri kangahe ongera wo hepfo nzamushyigikira akomere n'inkingi ishinze ahantu komeye azabe intebe y'ikuzo ry'inzu ya se urabona uyu niwe waje gukura bya bindi byose uwo ni Kagame ninde arakubwira ati uza wankuraho azaturuka urumva unkuraho azaturuka azaza anyuze mu ihe nzira se azize mu ihe nzira urasoma ibingibi urumva ibyo bishaka kuvuga uriya mugabo azi mission arimo urumva niyo ari nayo nshaka kubabwira bo ubwo tugeze kuri ntuza kuva kuri Kayibanda na ntuza en fait kuva Rudahigwa bamwicisha igihugu ntabwo kiragira amahoro kugeza n'uyu munsi ya mahoro Rudahigwa yasabaga ahubwo bakoze iyo contraire ya minsi
murebe ya minsi ya mezi 490 mutangirire Isirayeli imaze guhura, mutangirire mu 1510 mwongereho 490 mumbwire umwaka wariho. Ngiye kubara. Ubarishije umutwe ntabwo wabona ko ari 2000. Nicyo. 2000 niho General Major Paul Kagame yafashe za mfunguzo z'inzu ya David, arazibitse, ntazikoresha, ntawe ushobora kuzimwambura. Uko byagenda koko kose, uko wavuga uko ariko kose, uko washaka gutera kumwica uko ariko kose, nta gishobora. Afite inzu, afite imfunguzo z'inzu ya David ku ntebe, ku rutugu. Uzamukoraho n'umwe gusa wazimuhaye. Aha niho nshaka yuko abantu bumva intambara yo kurwanya uriya mugabo. Niba adakora neza, uriya mugabo eske arakora neza? Cyo ni ikibazo cyiza cyane. Hari abo ashobora kubakorera neza, ariko igihugu hakigejeje turahazi. N'uyu munsi ahubwo tutibagiwe bavuze ko hari undi munyamakuru ari nawe wari usigaye ngira ngo wakatiwe imyaka 7 yo gufungwa. Ubwo rero urumva uravuga cyuma hasi. Yewe nashaka kubabwira ngo aho maze gusoma Madamu Niera, 2000 birageze, abantu bahawe manda yo kugira ubucamanza, yo gukorera abaturage, yo kugira kujya mu nzu y'Imana, kugira gute ibintu bakoze. 2000 bigeze, ni ukuvuga ngo Imana ibintu yabasabye gukora byose kandi yarabibukije. Baje n'ikibeho, bamaze imyaka 10 n'ingahe, ahubwo baravuze bati ntitubazi ibyo muvuga, ntabwo ari bya Imana. Yaravuze ko ibwira Aburahamu abana bayo nibanga gukora akazi yabasabye, gukurikira Imana, izabahana uko igera ibahana. Nibapfukama bagasenga, bakiyiza, bakabasaba imbabazi, bakagira gute, izabababarira. Ubwo butumwa Bikira Mariya ejo bundi yarabutanze, murabuzi. Na mbere yose nicyo yari yaje abasaba, kuko yari yaje kuprepara inzira y'umuhungu we kugira ngo azaze abantu bamwakira bishimye, bameze neza, kandi bari convaincu yuko ari we. Noneho aho kugira ngo baze babikore, bajya bakurikira ya nzira y'Aburahamu yo kwemera Imana, myaka 490 irangira, ikintu bakoze ni kimwe gusa. Rudahigwa yatuye Kristo Umwami ntuza, kuko niko byari byanditswe. Noneho Kristo Umwami ageze aho nawe arasezera ku mugaragaro ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu mu 1992. Aravuga ati ndagiye, muzongera kumbona muri ntuza. Yaravuga ati la ville, votre ville, je vais punir, nzayihana, nzabahana. None turimo turavuga ngo yatumaze.
ubutegetsi bwa Kagame FPR yatumaze yazanywe n'iki yaje kubakorera. Ninde muri mwe wamuzanye? Ninde muri mwe uvuga ngo nigewe namushyizeho? hari ababivuga bavuga ko aribo bamushyigikiye kugira ngo agere hariya. Kwibeshya se ntibibaho. Urumva uriya yaje kubakubita umunyafu kugira ngo mumenye yuko mwakoze nabi. Niba mutarabyumva muzakomeza musakuze kugeza igihe Imana izarakarira kavuga iti byo bya bindi niba mutumva n'ibihano bo finite termine mukureho intuza. Arimo arabakubita umunyafu. Niba kugira ngo mwumve umunyafu, kugira ngo namwe murashaka guhangana nawe, murashaka guhangana nawe yarababwiye ati muzanyura hehe ko gahunda najemo nyizi. nawe Imana niyo izamukuriraho, ni nayo izamuhanira nawe ibyo akora, kuko ntabwo ari byo, nubwo yari bimwemereye ariko ntabwo bitunganye mu maso yayo. Soma aho ngaho wari ugeze ku murongo wa 24 na 25. Amashami yose y'umuryango we ayoroshye n'akomeye azamujishweho nk'uko bajisha ibikoresho byose byo mu gikoni, ibibindi, ibicuma, inzuho, ibindi ku giti kimwe. Uwo munsi uwo ni Uhoraho, umugaba w'ingabo ubivuga. Icyo giti gishimangiye ahantu hakomeye kizashinguka kiture hasi, nuko bizaba bikijisheho byose bimenagurike, kuko Uhoraho yabivuze. Ntubirangije? Igisubizo ndacyubona. Igisubizo ni uko ni abadashaka kuzajyana na kiriya giti bitandukanye nacyo hakiri kare. Ari ikiganiro nakunze cyo kwiteme Madame Flora iteme kwikamba nikamba pardon nikamba Flora ni wavuze ati ahamagarira abantu twitandukanye na sekibi tugarukira Imana. Voilà iyo ntuza, iyo niyo solution, niyo yonyine ushobora gufata ubona yadukiza. Twitandukanye nabyo, itandukanye n'igiti. Abagigeze mu bushorishori barimo bashaka ayo mapera, amatunda, amaki n'ibiki byose, abari barabaye amashami yacyo n'ibiki byose. Niba muzi ubwenge musohoke muri icyo giti, kizagwira umuntu wese cyakamiye, umuntu wese ugitezeho amakiriro, umuntu wese ubona ari cyo cyonyine kiza ari inganzamarumbu. Icyo nacyo ni intuza, ni igisibo, ni igisebo, ni kiratuka Imana, nicyo gitukisha Imana, kuko kigomba kurimbuka n'ibyacyo byose. Nibyo. Inzira nyayo niyo kugarukira Imana, niyo gusenga, niyo gusaba imbabazi, niyo kwemera amakosa, niyo kwitandukanya na kiriya giti, na kiriya nasenga. Arategeka, afite ubutegetsi, agira gute yakwica kuko yahawe ububasha. Ariko hari n'abantu bafite imitima bazafunga, urumva, bazafunga cyuma, bazafunga idamange, bazafunga karasira, bazafunga, ariko ntabwo bazabashobora, ntibazabashobora bose. Urumva, abantu ugasanga barimo bararwanya ngo FPR, bagashaka kubaka ari mashyaka ngo ya demokarasi. Demokarasi ntabwo ariyo solution y'ikibazo cy'u Rwanda. Ikibazo cya demokarasi n'abantu ubwabo nta nubwo bari hamwe. Ese ko tuvuga ibibera mu Rwanda, abari hanze abo barabanye, barakundanye se, bazi icyo bashaka se? N'ugerageje wenda kuvuga baramurwanya. Uburyo rero ubona none se wibwira ko iyo mvuga ngo
icyo giti kizarimbuka cyonyine, wibaza yuko igiti kitagera hanze, amashami yacyo aragera hanze. Abantu bose bajyana muri iyo nzira, nubwo bibwira ngo baramurwanya. Shitani ntabwo umurwanya, kumurwanya ari ukuvuga ngo shitani ni mubi n'ibikigo byonyine gusa. Igihe ukora ibindi biri mu nzira ya shitani, uba ukorera shitani nubwo wibwira ngo shitani ntuyeme. Hari ubwo kunyuza mu nzira ukibwira ngo ni inzira nziza, kandi aho kuganisha ni hahandi hamwe na ba bandi basizoye. Donc abo bari hanze nabo bazasoma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Aha ndashaka kubabwira n'abandi n'abitandukanyije kuri Kiliziya Gatolika, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya mu gice cya 44 cyose, aho wahera ku murongo wa 15 hari barimo baravuga icyo gitabo mu gitabo ni kimwe mu bitabo by'Imana, kiravuga umwamikazi w'isi n'ijuru. Umwamikazi w'ijuru ninde se? Uko muzi ko ari nde? Yaraje, mwamusezeranije iki? Yaje ryari? Mwebwe mutigeze mwemera Bikira Mariya ko icyo gitabo kivuga umwamikazi w'ijuru, ko kivuga ko yaje, ko mwamwemereye ibi nibi, bwabikoze ryari? Niba mutamwemera kandi byanditse mu gitabo cy'Imana, icyo gitabo cy'Imana mwemera ni iki? Noneho rero abamubonye, abamwumvise n'ubu bakimwumva, nimureke muhure nabo, muganire, mumenye uwo Bikira Mariya wari we. Kuko nutamumenya, nawe uri munsi ya cya giti, nutashaka kumwumva, ushobora kuba utamuzi kubera ko utamumenye, utamwigishijwe, utagize gute. Ariko ndakubwira ngo uwo Bikira Mariya na Yezu bazaza ari Adamu wa kera na Eva wa kera batarakora ibyo bakoze bibi, ari ni Yezu na Bikira Mariya ni umuntu umwe, nk'uko Eva yari akiri mu nda, yari akiri kumwe na Adamu. Imana itaratandukanya muri ntuzi. Ubu noneho Yezu na Bikira Mariya ni umwe, kandi nibo bazaza mu mutima w'abantu bo muri mwisi, kugira ngo abo ngabo bari mwisi bamwemera, bagira gute? Bagira umutima wa wundi umenya ikibi n'ikiza, wa wundi utandukanya, wirukana ikibi kakirukana, kuko nicyo gihe ntabwo ikibi kizaba kikiriho, ariko kugira ngo akuzemo nuko uzaba wamwemeye. Soma icyo gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 44, urebe, urasanga Bikira Mariya umwamikazi w'ijuru ari hariya, arimo aranditse. Itandukanye n'abakwigisha ngo Bikira Mariya ngo ni umugore, ni umuki. Ibyo ngibyo ushobora kubizira kubera kubututse umubyeyi w'Imana, ubututse Esprit Saint, ubututse ukoze ya mategeko y'Imana, na ucumuye rimwe muri ayo ngayo, Imana iraguhana. Kandi niba utemeye Bikira Mariya, ubutemeye Imana, nayo uzabizira, kandi igihano gikomeye. Ndagira ngo sinzi niba hejuru y'ibi mushaka une organisation yindi, kuko abazaba bariho iriya ngoma igiye ntabwo ari abaza. Ndagira ngo usome usome Ozeya 13. Ozeya 13. 10. Umwami wawe se ari hehe ngo aze agukize? Abacamanza bawe bari mu migi yose bo bagiye hehe? Nyamara nibo wifuzaga, ubwo wavuze uti nimunshyirireho umwami n'abatware. Umwami rero mu burakari bwanjye ndamuguhaye, none ndanamukunyaze kubera umujinya ngufitiye.
aha uko mubibona abo ni bande babwirwa Imana Rudahigwa yaduhaye yatuye igihugu cyacu Imana aho kugira ngo bakurikize bemere ibyo Rudahigwa yagize bateye Imana bishyiriraho umutware wayo wabo bita Kayibanda Gerigoro akomeza arangije haza noneho na Habyarimana noneho baje Imana iravuga iti ntabwo bibishoboka sinshobora kwihanganira ibi ngibi mwasabye kwigenga musaba demokarasi musaba iki ndabibaha ndakaye bimbabaje ariko noneho igihe kirageze ndamubambuye kandi mubambaranye umujinya hano si igihe babwiye ngo mwamburanye n'umujinya murashaka kongera gutegekwa nande kandi murashaka kongera kwitegeka se igihugu ntabwo ari icyanyu igihugu kiri mu maboko ya nyiracyo ndagusabye ngo unsomere bwa nyuma Deuteronome niwaza twaranayisomye ariko nukongera Deuteronome twari twabonye harya ngo niki bari ugutegeka cyangwa se cumi na karindwi donc Deuteronome habanza nombre imibare hagakurikizaho donc imibare birakurikirana ibarura n'amategeko oui Deuteronome 17 14 20 14 amabwiriza yerekeye umwami numara kugera mu gihugu uhoraho Imana yawe aguhaye ukakigarurira ukagituramo maze ukibwira uti ndashaka umwami untegeka nk'uko ayandi mahanga yose ankikije ameze umwami uzimika ngo gutegeke agomba kuba ari uhoraho Imana yawe yitoreye ubwe gezaho umwami uzagutegeka nuwo Imana nyagasani izaba yitoreye ubwe wakongera ukabisoma wakongera ugasubiramo umwami uzagutegeka je vais mettre un roi à ma tête yego niko uzavuga tu mettras à ta tête un roi que le Seigneur ton Dieu t'aura choisi umwami uzimika ngo gutegeke uzamushake mu bavandimwe nagiye hasi uhoraho Imana yawe yitoreye no 15 umwami uzimika ngo gutegeke agomba kuba ari uhoraho Imana yawe yitoreye ubwe aha hepfo baravuga ngo uzamushake mu bavandimwe bawe uramenye ntuzimike umunyamahanga utari umuvandimwe wawe uramenye uzatore umuvandimwe wawe ni ukuvuga ngo agomba kuva muri Israel mu banyayisirayeli de père et de mère 16
Komeje 16 ariko rero azirinde gutunga amafarashi menshi cyangwa gusubiza rubanda mu Misiri kugira ngo abone uko agwiza umubare w'amafarasi, kuko Uhoraho yababwiye ati oya ntimuzasubize ukundi muri iyo nzira. Rekeraho. Amafarashi bivuga ingabo, bivuga kugira ibyo birwanisho bigize ntabwo akeneye kugira ibyo birwanisho, kandi naho yabigira ntabwo ari ibyo gusubiza abanyayisirayeli muri hehe mu buhungiro. Donc mwumve yuko ibi byanyuma byonyine birabereka yuko umwami u Rwanda rufite atari we, si uwanyu. Ntabwo uwagombaga kuza, ntabwo yagombaga kumerera nabi abanyagihugu ku buryo bahunga. None urimo bikora ni ukuvuga ngo afite mission itari iyo ntuza. Ni ukuvuga ngo namwe muhunga n'abari mu gihugu musaba Imana yuko yabakuriraho iriya ngo yabashyizeho, ariko nayo yabashyizeho kugira ngo mwumve ko mwakosheje, none muhindukirira Imana. Kandi nimumara guhindukirira Imana muzamenye nimumara kuyisaba kabemereye kabazi vote okay uzabategeka nuwo Imana ubwayo izishyiriraho. Ibyo bya demokarasi murimo mujyamo, ibyo bya nuza n'uguta igihe, nta nubwo murumva aho inuza bigeze, u Rwanda rurimo rugana, impamvu rwageze hari, impamvu rwakoze biriya. Nimwibagirwe ibyo, murebe muvuge muti Mana twaragukoshereje, tubabarire, ahubwo uzaduhe umwami ushaka kandi azadurinde gusubira mu mahanga kujya gushaka ubuhungiro. Ibyo bintu azakore bya bindi Imana yabwiye Aburahamu, ubucamanza, gukurikira Imana ku nzira ingororotse. Ibyo bintu nimutabikora Imana ntabwo izabatuma mwigira mu byo biriya barimo bakora hariya. Icyo wakora cyiza ni ukubasengera. Kubarwanya ntuzabishobora. Gufatanya n'Imana ugakora ibyo Imana kubwiye nibyo bishobora kuzabakiza niba muriho, kuko abazasubirayo ntabwo ariko bose bazagerayo. Ntabwo ariko bazagera. N'Abisirayeli bavuye muri Egiputa baragiye, bageze hafi ya Kanani yarabarimbuye, hagiye abagore n'abana n'abagabo bageze kuri 2 cyangwa maximum. Yarabarimbuye kuko bateye umugongo Imana, batangiye kwigaragambya, batangiye kugira gute. Yababwiye ati okay nta n'umwe uzagera muri ntuzuretse bariya babiri. N'ahandi aho bigeze ni ukugarukira Imana, nk'uko Madamu Flora yabivuze, ni ukugarukira Imana, mukitandukanya na sekibi. Niyo nzira. Ibisigaye Imana izabitwereka. Ibisigaye nitugendera mu nzira y'Imana, Imana izaduha ibyo iby'amasezerano yayo kugira. Nta nzara, nta mahane, nta rwangano, nta biki. Igihugu kizakira kubera impamvu ko Imana yagiteguye. Ugire amahoro y'Imana. Urakoze cyane. Nangiye kugusaba ngo duhagarikira aha, ndabona nawe byari wari wabirangije. Ikiganiro cy'uyu munsi rero kiranshimishije, kuko iyo tugerageje gusobanukirwa n'iby'iwacu banumva ari umugisha. Nizeye ko n'abandi bose bazabyitaho, kandi biragaragara kuko ahantu tugeze naho gusenga, naho kugira urukundo. Ariyo mpamvu tuvuga ngo duhuze imitima. Abahuje imitima babasha kuganira, bakajya inama, bakagera ku kintu cyiza. Ubwo rero
gahunda naho utaha tuzongera tubashakira akanya tuganira. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Sinzi niba ushaka gusoza ukundi cyangwa se twarahagararira aha ngaha. Narangije madamu Niyera, bakomeze ukwezi ko gusenga tuzarangiza mu itariki ya 28. Nizere ko tuzasaba ibyo dukeneye kandi tugatanga n'umutima. Gusenga n'umutima ukeye, umutima uri concentré, ibyo nibyo byiza. Hanyuma muzarebe nyuma yabyo amaherezo. Murakoze cyane. Murakoze, ijoro ryiza, umugoroba mwiza cyane. Ni ijoro madamu.